bitewe n'umusirikare witwaga Kayitare. Mutamuriza aririmba ibiranga ingabo biri muri uwo musirikare, ariko akanavuga ibiranga imico ye nko gusetsa, kwihangana, kudasubira inyuma no kwita ku nshingano ze. Nk'ingabo ashimangira uko yayoboraga, akayoborana ubuhanga bwe mu gutera umwanzi no kuba adatsindwa. Kayitare yaje gupfa mu mwaka w'1993 biturutse ku burwayi, gusa yapfuye yaragize amahirwe yo kumva kenshi ijwi rya Kamariza, hiyongereyeho nk'iyitwa Nimuve mu nzira yemwe. Nimuve mu nzira yemwe yayihimbiye inshuti ye Nzambaza Maria Veneranda. Hiyongereyeho indi ndirimbo bita Rurete yayihimbiye inshuti ye Buri buke ishyingirwa. Umuhanzi Teta Diana, bimwe mu byatumye amenyekana harimo nko kuba azwiho kwigana indirimbo za Kamariza ukagira ngo niwe, ndetse bituma abantu benshi babimukundira.